akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe mukurikiranye ubutumwa bwiza twongeye kubaramutsa aho muri mwese ngo Uwiteka abahire. Ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel, ndi umubwirizabutumwa umugorozi, dukora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Uyu ni wa mwanya mwiza, cyakora hari hashize agahe tudaheruka muri iki kiganiro cyacu cyatubwiraga itorero ku kibanza cy'intumwa, ariko uyu munsi Imana itanze amahoro, itanze umutekano, yadushoboje twagarutse. Reka njye namwe dufatanye kuvuga ngo nihabwe icyubahiro. Insanganyamatsiko twariho ni insanganyamatsiko ngari igiye igira ingingo zitandukanye. Twaherukaga tuvuga ku ngingo y'ubugorozi bwahanuwe, tuvuga abagorozi batandukanye nk'uko tuzanakomeza. Duheruka tuvuga umugorozi Yohana Umubatiza. Uyu munsi rero turavuga Yesu wamutumye, we yaje kubera integuza. Tugiye kuvuga Yesu nk'umugorozi muri iyo nsanganyamatsiko ivuga ubugorozi bwahanuwe. Noneho mbere yuko twinjira muri iyi nsanganyamatsiko yacu ngo twimbike dufatanije, aho muri ni muhimana icyubahiro, dusenge. Urakoze Mwami Imana, uburinzi bwawe twabubonye, uduhaye n'uburenganzira ngo twige ijambo ryawe, utwungure ubumenyi, uhe imitima yacu n'intekerezo zacu kuryakira, kandi uzaduhe guhagarara nk'intwari zatubanjirije zikarengera ibyawe, ijambo ryawe rigashyirwa hejuru zikagorora. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuvuga Yesu nk'umugorozi. Inyuma y'uko Yohana Umubatiza yararangije umurimo we, Yesu wamutumye yariyiziye, amuha icyubahiro, aramwerekana mu biterane bahuriragamo, abamuyobotse aramubereka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nuko nawe atangira umurimo we. Cyane ko ntibakoranye agahe, kuko Yohana we yahise acibwa igihanga bidatinze azize kuvuga ukuri. Nuko Yesu akomeza umurimo atora abigishwa be. Reka rero turebe Yesu bimwe mu byo yakoze agorora, kuko nk'uko tubizi abasoma ibitabo bitandukanye, muzasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni icyigisho cya 21 mu rurimi rw'igifaransa n'urupapuro rwa 415, muzahere 414, handitse ko umurimo w'ubugorozi icyo ugambiriye ari ukugarurira ikiremwa muntu ijambo ry'Imana. Nk'uko twabibonye rero mu byigisho byatambutse, reka n'uyu munsi wa none turebe uwo murimo uko Yesu yawukoze. Turasoma igice cya Yohana, igice cya Yohana ni igice cya 2, n'umurongo umwe wa 16. Turawusoma tuvuze inkuru ndende iboneka muri iki gice, noneho bize kudufasha kumenya ko Yesu burya nawe yari umugorozi. Haranditse mpere 15, abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukanana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma ati nimukureho bino
mureke guhindura inzu ya data iguriro. Muri iki gitekerezo Yesu yirukana abantu bari bari gukorera ubucuruzi mu rusengero, ndabanza mbibutse inkuru ndende y'ibyaberaga mwa rura rusengero. Mvuga ko kugeza ubwo rura rusengero rwitwaga inzu y'Imana, kuko nubwo bari baraguye ariko bari bataragera ku rugero rwo gukiranirwa rwanga Imana ngo rwanga umwana wayo uruhenu byuzure babe batakira ubwoko bw'Imana. Yesu ubwo yaraje asanga ibintu byarahindutse. Muri Hoseya igice cya 8 umurongo ni uwa 13, dore ibyari byarateye Imana kuzinukwa. Haranditswe ngo ibitambo bantambirira babitambira kugira ngo bibonere inyama zo kwirira, ariko Uwiteka ntabwo yemera ibyo. None hazibuka gukiranirwa kwabo kandi abahanira ibyaha byabo bazasubira muri Egiputa. Uyu murongo se uyu muhanuzi yawuvuze abitewe n'iki? Abisirayeli, abayuda by'umwihariko, abari bararagijwe iby'agakiza ka rubanda, abari barahawe umurimo wo guhuza abantu n'Imana binyuriye mu bitambo, aba ntabwo basohoje inshingano bahawe nk'uko byari bikwiye. Bakoze iki? Ni inkuru ndende, abazagira umugisha wo gusoma muzayisoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose. Ni icyigisho cya 16 cyitwa mu rusengero rwe. Iki cyigisho kivuga ukuntu abantu bakunda Bibiliya murabizi ko kera ahasengerwaga hari hamwe, ni muri uru rusengero rw'i Yerusalemu. Hahuriraga abantu bavuye muri Palestina yose, hagahurira n'abavuye mu bihugu bya kure, bose bayobotse Imana. Ariko cyane cyane bakahurira mu minsi mikuru ya Pasika, niho hatambwaga ibitambo byinshi. Noneho ku mutambyi wabaga ashinzwe guhuza abantu n'Imana, iyo ibitambo byabaga byagwiriye bikaba byinshi, uw'umwuka kuri we ryagombaga kuba ari ishyano ryaguye, kuko byabaga bivuze ko n'Isirayeli ifite ibyaha byinshi. Ariko iyo ibitambo byabaga ari bike, byabaga birimo igisa n'amahirwe, kuko ishyanga ryabaga ryakoze ibyaha bikeya. Kandi mwibuke ko mubare w'igice cya 6 umurongo wa 19 mu zindi Bibiliya ni wa 26, nyuma yo gutamba ibitambo hari umugabane w'inyama z'igitambo umutambyi yaryaga, akaba aziriye atari ugukunda umufa cyangwa isupu, byanditse mu mubare w'10 umurongo wa 17, ahubwo yaziryaga agambiriye kwishyiraho gukiranirwa k'uwo munyabyaha. Nicyo yari ashinzwe, na niyo mpamvu agereranya Yesu, we wemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose. Noneho kubona inyama n'ibitambo byabaye byinshi, nta mugisha kuri we wabaga urimo, byabaga bimwereka ko ubwoko ayoboye bwakoze ibyaha byinshi. Inyama zibaye nke, byabaga bimwereka ngo burya ibyaha byabaye bikeya. Noneho abatambyi bagera ubwo banezezwa n'uko inyama ziza ari nyinshi, ibyo kubabazwa n'ibyaha bikorwa bivamo. Nicyo cyateye Imana kuzinukwa, ivugira mu muhanuzi Hoseya ngo ibitambo bantambirira babitambira bashaka inyama zo kwirira. Ariko ntabwo Uwiteka azemera ibyo, kuko nta kuramya ko mu mutima kwabaga kuri mu mikorere yabo. Noneho Yesu aje asanga barakoze ikindi kintu gikomeye, bitewe n'abo bantu bavuye kure baje gutamba ibitambo. Ntabwo bagombaga kugendana iminsi n'iminsi intama, ihene cyangwa se irindi tungo, ntabwo byari gushoboka. Byabasabaga ko batangira urugendo, igitambo bakazakigura bageze i Yerusalemu. Noneho byateye abatambyi gushaka ayo matungo, barayorora bayashyira hafi, amanini n'amato, inka, intama, inuma n'ibindi byashoboraga gutambwa. Noneho bizinesi yabyo itangira kubera hanze y'urusengero, irinjira mu ibaraza, igera no mu rusengero hagati. Ibyo byabaga biherekejwe n'amafaranga. Ababaga bavuye mu mahanga babaga bafite ifaranga ry'amahanga, kandi itegeko rivuga ko
uri butange ituro, uri bugure igitambo ari bukoreshe ifaranga ryitwa shekeri, ifaranga ryakoraga mu rusengero. Bikaba ngombwa rero ko babanza kuvunjisha, noneho aho bahashyira za biro de shanje cyangwa se ibiro bivunja amafaranga. Ibyo byose uwo bagurishije itungo bakamuhenda, kuko babaga bazi ko atenda kugenda adatambye, bakarikuba inshuro nyinshi mu giciro. Uwo bavunjiye bakamuhenda, kuko babaga bazi ko atenda kugenda adatanze ituro cyangwa ataguze igitambo, no kuvunja bakamuhombya menshi. Ibyo abatambyi biragenda birabakungahaza, noneho bibabaza rubanda. Muri iki gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose haranditse ngo ibitambo byinshi byajyaga bitambwa mu bihe bya Pasika. Ni urupapuro rw'139 icy'igifaransa, ni icyigisho cya 16, ku buryo de sorte que les ventes du temple s'en trouvaient accrues, ku buryo izacuruzwaga n'urusengero zungukaga amafaranga menshi cyane. Les désordres faisaient penser plutôt à un marché de bétail qu'à un saint temple de Dieu. Akajagari kahabaga rero mu igura n'igurisha kateraga umwuka kubona atari urusengero, ahubwo bakabona habaye isoko. On entendait les disputes des acquéreurs et des vendeurs, les migissements de gros bétail, les bêlements de brebis, les loucoulements de colombes, les tintements de pièces de monnaie. Icyahumvikanaga nta kindi ni induru y'abagura n'abagurisha, ni ukwabira kw'inka, ni ugutama kw'intama, ni ukuguguza kw'inuma, ni ukujegera kw'ibiceri. Ngibyo byabaga byibereye muri urwo rusengero. La confusion était si grande que les troubles, les adorateurs et les prières adressées au Très-Haut étaient submergés par les tumultes. Habaga urujijo rukomeye cyane ku buryo byateshaga umutwe abize kuramya Imana, maze amasengesho berekezaga kushobora byose akavangwa n'iyo nduru. Le temple était un sujet d'orgueil pour les Juifs, extrêmement fiers de leur piété, et toute parole prononcée contre lui leur paraissait un blasphème. Urusengero ku Bayuda bararwiratanaga cyane, bakavuga ko ari ahantu hera, maze ijambo ryose ryajyaga kuvugwa ko babikoze nabi byafatwaga nk'igitutsi batutsi Imana. Il se montrait particulièrement strict dans l'accomplissement des rites, bakagaragara ko rwose bitaye cyane ku gusohoza imigenzo n'imihango yakorerwagamo. Mais l'amour de l'argent faisait taire leurs scrupules. Ariko gukunda amafaranga kwabarangaga bigacecekesha icyo gisa no gukunda Imana bagaragarizaga rubanda. Il ne voyait pas à quel point il s'éloignait du but originel qui avait présidé à l'institution de ces services par Dieu même. Ntabwo bajyaga babona ko batandukanye n'umugambi nyamukuru w'umwimerere wari warateye Imana kuyobora imyubakire y'urwo rusengero ndetse no kuyobora imirimo yagombaga gukorerwamo. Ngibi ibyahaberaga, rubanda bahagera bakazinukwa, kavuga batese twaje gusenga, mbese turi abakristo bakunzwe, mbese aba bagabo batujyanye mu ijuru cyangwa bashaka kuturya no gutungwa n'imitsi yacu, bikabashengura imitima. Abandi bashengukaga imitima, muzasoma ku rupapuro rukurikiyeho, ngo habaga haje abantu bababaye, habaga haje abantu b'abakene b'abanyabyago, habaga hateraniye impumyi, ibirema, ibipfamatwi, ibiragi, hakaba hari n'abaje bahetswe ku mariri. Bamwe muri bo bari abakene badashobora kubona n'ituro rito batura Uwiteka, noneho ngo bagashengurwa no kumva amagambo y'abo batambyi basa n'ababaciraho iteka. Ibyo byarabashenguraga cyane, ngo maze bagahagarara imbere yabo biyogeza barata kwera kwabo, bakiyita ko ari abarinzi barinda ubwoko bw'Imana, ariko mu by'ukuri nta rukundo, nta mpuhwe bagiriza izo mpezamashyo. Ibyo byose byaberaga aho ngaho. Noneho ngo envers les pauvres, les malades et les mourants se prenaient à eux. Abo bakene, abo barwayi, abo babaga bari gusamba bari kuhapfira, babatakiraga batenda kubabonaho igisubizo, kuko ntabwo babaga babitayeho.
le cœur de ces prêtres n'éprouvait aucune pitié pour la souffrance. Imitima y'abo batambyi nta mpuhwe na nkeya yabaga ifitiye izo mpezamagiyo zibabaye. Nuko en entrant dans le temple, Jésus embrace toute la scène d'un seul regard. Ubwo Yesu yinjiraga mu rusengero, akubise ijisho rimwe gusa, ibiri kuhabera byose aba yabirabutswe. Il voit les transactions malhonnêtes, abona ubwo bucuruzi burimo uburiganya. Il voit la détresse des pauvres qui pensent ne pas pouvoir obtenir le pardon de leurs péchés sans effusion de sang. Abona akaga n'akangarateta abakene barimo, babaga bashenguwe n'uko batari bubone igitambo kiva amaraso batura Imana bitewe n'uko babizamuye mu giciro bihenze. Il voit la cour extérieure du temple transformée en area de trafic profane. Abona ibaraza ry'urusengero ryari ryahindutse aho gucururiza ubucuruzi buzira. L'enceinte sacrée n'est plus qu'un vaste bureau d'échange. Yibonera ukuntu urusengero rwibereye ibiro by'ivunjisha. Noneho ijambo nashakaga ngiri, le Christ voit ce qu'il faut réformer. Ubwo Kristo ababonye icyo yagombaga kugorora. Bana b'Imana, ngaho Kristo yatangiriye umurimo w'ubugorozi. Ni ukubona ibyari iby'Imana bivangavanzwe, ni ukubona urusengero rwari urw'Imana ibintu bihindutse, ni ukubona ahagaragariraga ubwiza bw'Imana habaye aho gucururiza, ni ukubona ahantu hera hari hakwiye umutuzo ari aho kutamama kw'intama, kwabira kw'inka no kujegera kw'ibiceri. Ni ukubona aho abantu bakagombye kubonera ihumure n'ubufasha abo bakene, izo mbabare z'impezamayo ariho bashengukira imitima bitewe n'abashaka inyungu batitaye ku gakiza kabo. Kristo ababonye icyo yagombaga kugorora. Kristo rero yari umugorozi, saho gusa byagarukiye. Reka ntaruke gato. Ahagaze aho ku rusengero, Kristo yitegereje mu ijisho rye rya gihanuzi, areba ibizaba mu gihe kizaza imbere ye. Son regard prophétique plonge dans l'avenir. Iryo jisho rye rya gihanuzi ryitegereza no mu gihe kizaza. Les années, les siècles et les millénaires défilent devant lui. Yitegereza imyaka, ibinyejana, ewe n'ibinyabihumbi bizaza kera imbere ye. Il prévoit comment prêtre et gouverneur se refusera à faire droit aux nécessités. Areba ukuntu abatambyi bo mu gihe kizaza ari bo mu gihe cyacu, areba ukuntu abategeka, areba ukuntu abazaba bayoboye iby'idini mu gihe kizaza bazanyaga abakene ibyari ibyabo, et empêcher que l'évangile ne soit prêché aux pauvres. Areba ukuntu bazanga bagakumira ubutumwa bwiza ngo butabwirizwa imbabare n'abakene. Il voit comment on masquerait l'amour de Dieu aux yeux des pécheurs. Areba ukuntu urukundo rw'Imana bazarufata bakarutwikira kugira ngo amaso y'abanyabyaha atarurabukwa. Et comment on trafiquera de sa grâce. Nuko Kristo yongera kubona ukuntu bazafata ubuntu bwe bakabucuruza bakabugira business. Ubwo yarebaga mu gihe cyacu, kandi niko biri, by'Imana biragurwa, kandi iyo yarabitangiye ubuntu. Nuko Kristo aba araharebye. Nsomye byinshi, ariko icyo nagambiriye cyane kiruta ibindi, Kristo ababonye icyo yagombaga kugorora. Kristo rero yari mu isi ari umugorozi. Ntaho yataniye na bariya bagorozi bandi, ubwo ndavuga Yohana Umubatiza, ku mateka yandi tuziga muri iyi nsanganyamatsiko. Ntaho atandukaniye n'abagorozi bahanganye n'ubupapa mu gihe cyakurikiyeho, kuko nawe yari umugorozi. Aribo babyaye abaporotesitanti, ndetse mu gitabo kimwe cyitwa Urwibutso n'Integuza rwo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 1886, bwa bugorozi bwatumye ababukoze bitwa abaporotesitanti cyangwa se abahakanyi. Burya Kristo niwe wababanjirije. Muri icyo gitabo haranditse ngo Christ was a Protestant. Kristo nawe yari umuporotesitanti cyangwa se yari umuhakanyi. He protested against the formal worship of the Jewish nation. Yarahagurutse ahakana, arwanya imisengere y'imigenzo y'idini y'Abayuda, who rejected the counsel of God against themselves. Abayuda barwanyaga inama z'Imana zivuga ibibi byabo,
Kristo yarahagurutse iyo misengere y'inyuma gusa idakora ku mutima ayirwanya yivuye inyuma. He told them that they taught for doctrines the commandment of men. Yababwiye ko ibyo bigisha ari amategeko y'inyigisho z'abantu, and that they were pretenders and hypocrites. Ababwira ko bari abantu bishushanya kandi bakabiryarya. Like white sepulchres, they were beautiful without, but within full of impurity and corruption. Yabagereranije n'ibituro bisizindwa, avuga ko inyuma bari beza ariko imbere buzuye guhindana no kononekara. The reformers date back to Christ and the apostles. Erega abagorozi babayeho batangirira kuri Kristo n'intumwa ze. Iri jambo muryumve, abagorozi batangirira kuri Kristo n'intumwa ze. They came out and separated themselves from a religion of forms and ceremonies. Kristo n'intumwa ze barasohotse batandukana n'iyobokamana y'imigenzo n'imihango gusa. Luther and his followers did not invent the reformed religion. Erega Luteri n'abayoboke be ntabwo aribo bahimbye idini y'ubugorozi. They simply accepted it as presented by Christ and the apostles. Bo icyo bakoze barayemeye barayiyoboka gusa kuko yari yarahanzwe na Kristo n'abigishwa be. The Bible is presented to us a sufficient guide, but the Pope, Bibiliya itubera umuyobozi uhagije, ariko Papa and his workers removed it from the people as if it were a curse, because it exposes their pretensions and rebukes their idolatry. Ariko Papa n'abakozi be batse rubanda Bibiliya bayifata nk'umuvumo bitewe n'uko yashyiraga habona ibihimbano byabo kandi igacyaha ugusenga ibigirwamana kwabo. Nasomye byinshi ariko ngambiriye kubereka ngo burya abagorozi batangirira kuri Kristo n'abigishwa be. Abaprotestant aribo bakomotse mu bagorozi, cyangwa se abagorozi bahagaze bakarwanya ibinyoma bakitwa ko babaye abahakanyi bahakanaga inyigisho za Roma. Iyi nyandiko iratubwiye ngo na Kristo ubwe yari umuprotestant wahagurutse agahakana imisengere y'imigenzo n'imihango y'ishyanga ry'abayuda. Noneho burya amateka y'ubugorozi ahera kuri nyiritorero ari we witwa Kristo umwana w'Imana. Reka tuvuge bimwe mu byo Kristo yakoze. Icya mbere yacyashye kwishyira hejuru kw'abayobozi b'idini y'abayuda. Ibyo muzabisoma muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 26, aho yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya mu mugaragu wanyu, ushaka kuba imbere muri mwe ajya bimbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje mu isi aje gukorerwa, ahubwo yaje aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ibi yari acyashye kwishyira hejuru. Erega nawe ubwe yatubereye icyitegererezo. Umunsi umwe umuntu umwe yaramubwiye ngo mwigisha mwiza, nkore nte kugira ngo nzaragwe ubugingo buhoraho? Aramubwira ngo unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana yonyine. Kandi mu by'ukuri Yesu yari mwiza, n'ubu ndabihamya ko ari mwiza. Ariko kutubera icyitegererezo waca bugufi ibyo kwishyira hejuru kw'idini y'abayuda bakigira ibihangange, abayobozi bakigira indakoreka n'abadakorwaho. Ibyo Yesu yaraje arabicyaha, aragira ababwira ngo mu bwami bwanjye niba muhamya ko ari wanjye muje, mu bwami nageneye abankunda, ushaka kububamo mukuru azaje araba umugaragu w'abandi. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose 543, iki n'ubundi cy'ururimi rw'igifaransa, ni icyigisho cya 60 cyitwa Itegeko rigenga ubwami bw'Imana. Abasoma icyongereza ni 550, Desire of Ages. Haranditse ngo mu bwami bw'iyi si iyo umuntu azamuwe mu ntera agahabwa akanya, biba bivuze ko yongerewe icyubahiro. Ntawatinya kuvuga ko rubanda babereho kuba ibyo kurya by'abayobozi. Imbaraga rukuruzi, ubukire, amashuri nibyo abakomeye bakoresha kugira ngo bayobore rubanda. Abo mu nzego zo hasi, abo mu nzego zo hejuru bashinzwe kubatekerereza, kubafatira imyanzuro, kwima nk'abami,
kwishima, naho ba rubanda b'insuzugurwa ni ukubumvira no kubakorera. Niko mu bwami bw'isi bimeze, kandi ibyo byo nta n'icyo bitwaye iby'umwuka. Noneho la religion elle-même, iyobokamana nayo kimwe n'ikindi kintu cyose mu gihe cy'abayuda niho hakivugwa, nayo yari yarabaye igitegetse. Byari birindiriwe ko rubanda bizera kandi bagakora ibyo babwiwe n'abayobozi babo. Uburenganzira bw'umuntu bwo kwitekerereza nkawe, akanzura nkawe, bwari bwaratsembweho burundu. Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Kristo rero yaraje gushinga ubwami bwe ku mahame atandukanye n'ayo ngayo. Yari umugorozi. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité mais à servir. Abo yahamagaye bose nta n'umwe yahamagariye gutegeka abandi, ahubwo yahamagaye wese yari amuhamagariye gukorera abandi. Les plus forts devaient porter les infirmités des plus faibles. Umunyembaraga kuruta abandi yari ahamagariwe kwikorera intege nke z'umunyantege nke. Puissance, ubushobozi, position, umwanya umuntu arimo, tara, impano cyangwa italanta afite, instruction, amashuri yize, conférer à leurs possesseurs de plus grandes obligations de servir leurs semblables. Bene byo ntacyo byari bibamariye, ahubwo mu bwami bwa Yesu ufite ibyo mvuze wese byabaga bimushyizemo umwenda wo gukorera bagenzi be batabigira. Bana b'Imana, nguko Kristo yagoroye, yacyashye kwishyira hejuru kw'idini y'abayuda, arababwira ngo nibace bugufi bamanuke hasi. Ubwo yari ari gusubira mu byavuzwe n'integuza ye Yohana, kuko nayo yari yaravuze ngo imisozi niba imanutse ikatwe, n'udusozi dukatwe, utubande dutsindagirwe, mbese abakomeye babe baciye bugufi, insuzugurwa zizamurwe, abantu bose baringanire, kugira ngo inzira umwami yanyuramo mu mitima iboneke. Nibwo bwari ubutumwa bwa Yohana, nibwo Yesu yaje aje gushimangira. Ku ngingo ya kabiri, yarwanije imihango y'idini, ashyira ukuri hejuru. Muri Matayo 15 niho yavuze ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Yari abitewe no kubona abayuda, umurongo w'8 n'uw'9 w'icyo gice avuze ngo ubwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abayuda bajyaga bafata iby'Imana yategetse bagahimbiramo ibyabo. Ari nacyo cyagoye Yesu, kuko ubwo yari azanywe n'imirimo igera muri 3, kwari kumenyesha amategeko y'Imana abatayazi n'abatayemera, kwari gukura imigenzo n'imihango abemera amategeko bayashyizeho kandi bitavuye mu ijuru, kwari kugira ngo akingure imitima itazi Imana yimenye urukundo rwayo, yongera ruyigaragarize. Mbese yari afite umurimo ukomeye. Ariko kimwe mu byo natangaho nk'urugero, abasoma Bibiliya muzisomere muri Mariko igice cya 7, uhereye nko ku murongo w'9 ukageza ku wa 13. Abayuda bari barafashe itegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iryo tegeko abarisoma mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho kivuze ngo itegeko ryatangiye ku musozi Sinayi, risobanura ngo kubaha ababyeyi no kubumvira, ni ukuborohereza imitwaro yo mu buzima, ni ukwita ku cyubahiro cyabo, ni ukubazengurutsa umurunga w'urukundo, ni ukubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Ngibyo byitwa kubaha. Ababo rero babwira rubanda ngo nuba ufite icyo wafashisha umubyeyi wawe yenda afite inzara, ukaba ufite icyo wamufashisha yarwaye cyangwa yambaye ubusa, uzamureke, nashaka apfe, ukijyane ku idini, nuko ugiture. Bizaba bigaragaje ko ukunda Imana cyane, kuyikunda cyane, kuyirutisha n'ababyeyi bawe. Ubwo mbese iryo turutanze rizaba rikaze cyane, baryita izina ryo kubarimanganya no kubariganya, ryitwa korbani. Reka iryo jambo ndisome numva uko yabacyashye. Imigenzo hamwe n'iyindi yarayamaganye, kugira ngo amategeko y'Imana asigare yera, atunganye, atageretsweho utundi. Haranditse ngo kandi ati, musuzuguza neza itegeko ry'Imana, ngo muzirize imigenzo yanyu, kuko Mose yavuze ati, ubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebwe muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha ni korobani, risobanuye ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa, kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi hari n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo ngibyo. Iyo migenzo bari bayifite,
bubahiriza kandi itandukanye n'amategeko y'Imana. Ndetse bigeze ubwo abasoma igitabo cya kabiri cy'Abami, igice ni icya 17, umurongo wacyo ni uwa 19. Aba bantu bari barakoze ibikomeye mu gukiranirwa, ariko abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisirayeli bishyiriyeho. Bafashe amategeko y'Imana bayashyira ku ruhande, bishyiriraho ayandi. Erega ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Uko mubibona bimeze uku, niko icyo gihe byari bimeze. Bagiraga igisa na kanuni bakubiyemo udutegeko n'utugenzo twabo dutandukanye n'ibyategetswe n'Imana. Ibyo byose Yesu yarabirwanije, ubwo ni umurimo w'ubugorozi yarashyize imbere. Ku ngingo ya 3, yangaga icyaha ariko agakunda umunyabyaha. Aha abayuda bahoraga bigize ba nyoni nyinshi, bakigira nk'abarengera ibyo kwera. Babona umunyabyaha bakurikije amategeko yo mu mihango n'imigenzo yo mu gitabo cya Mose, bakumva banejejwe no kumwicisha amabuye, kandi ari uko we yagaragaye nabo bafite ibyaha nk'ibye, icyakora bitogotera mu mutima cyangwa bikorerwa hihishe. Muri Yohana 8 nibwo muzabona bafashe Mariya, bamujyanye ngo Yesu ashyireho umukono bamwicisha amabuye. Kandi ubwo abasoma ibitabo, Mariya yari yasambanijwe na Simoni yohejwe n'abo bafarisayo ngo bazamujyane imbere ya Yesu namwica, babigira umutego wo gutega Yesu ko yishe umuntu amuhoye ubusa, cyangwa se natamwica bamwangishe rubanda rukunda iyo migenzo, basomye mu mategeko ya Mose, ayo Yesu yabambye ku musaraba, amwe yari yanditse mu gitabo atarayo ku bisate. Nuko bazanye Mariya, Yesu ntiyamwishe, ahubwo yakoze igishoboka ngo Mariya akire. Icyakora aramubwira ngo genda, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Ni ukuvuga ngo yakunze umunyabyaha Mariya, icyakora akunda n'ukuri, yanga gukiranirwa kugira ngo uwo munyabyaha arokoke, ariko nanone n'ubutabera buhagarare, amwemeze ko agomba kubahiriza amategeko y'Imana. Si ibyo gusa, muzabibona no muri Luka 19, ibya Zakayo wari umukoresha w'ikoro mu Isirayeli, bitewe n'uko umurimo wo gukoresha ikoro wari uw'Abaroma, kandi Abayuda banga Abaroma urunuka, babita n'ikizira. Kubona umuyuda watse akazi mu Baroma byabaga ari ikizira mu Isirayeli. Ibyo nibyo Zakayo yari yarakoze, yakaye akazi, bikitwa ko ubwo yagambaniye ishyanga ryabo, baramunena. Kugeza ubwo na Yesu iyo mvugo yarayikoresheje nk'iyari imenyerewe muri Matayo 18, uhereye ku murongo wa 15, avuga ngo umuntu nagukorera icyaha uzamusange, nakwangira uzamuteze umwe cyangwa babiri, niyanga muzamuteze itorero, naryangira azababeho nk'umukoresha w'ikoro cyangwa umunyamahanga. Urwo rugero yarutanze ahereye ku byo bamenyereye. Umukoresha w'ikoro bamwangaga nk'uko abasenga banga itabi n'inzoga. Nubwo ntirengagije ko hari abazinywa bihishe zizabakora, ariko nabo muzabamenya. Bamwangaga rubi. Noneho uyu Zakayo ukora uwo murimo w'ubukoresha bw'ikoro, nawe yari yaramaze kwiciraho iteka ko atakakirwa mu bandi. Nuko umunsi umwe Yesu ari kugenda mu nzira, Zakayo yumva agize amatsiko yo kurira igiti ngo amwirebere gusa, kuko urwo gupfa rwo yari yaramaze kurwicira. Yesu abonye uwo mugambi mwiza w'uwo muntu w'Imana wari ufite umutima utaryarya n'ubwo yari yarazabiranijwe n'ibyaha, arangira amubwira ngo ururuka, uyu munsi ndarara iwawe. Abasoma Bibiliya, Abayuda batangira kwivovota ngura n'umunyabyaha. Zakayo abyumvishe biramubabaza, yibwira ngo ahari umugisha yari abonye ugiye kugenda. Arangira amubwira ati, rata Yesu, uwo nambuye wese ndamuriha 4, kandi 1/2 ntunze ndagiha abakene. Nuko Zakayo umugisha arawubona, Yesu arari we. Erega niko byagendekeye Matayo, nawe yari umukoresha w'ikoro, nawe Yesu aramuhamagara ndetse abamwihera akanya muri 12, nawe abwiriza ubutumwa. Ariko uyu Matayo, ikinejeje muzasoma muri Bibiliya zanyu, nuko niwe wenyine mu bahamagawe na Yesu byanejeje biramushimisha, arangije ategura ibirori iwe byo kwishimira ko Yesu yamushyize mu bandi, nawe akabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko icyababaje nuko ibyo birori ababijemo kubera kunenwa, kubera ko Abayuda bamunenaga, n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Aho niho Yesu yiriwe. Noneho abantu baravuga ngo uyu yiyegereza abanyabyaha ndetse n'abakoresha b'ikoro, ngo ndetse agasangira nabo.
ariko ntacyo byari bimubwiye. Yangaga icyaha ariko agakunda umunyabyaha, mu gihe abayuda bo bashakaga ko umunyabyaha yicishwa amabuye. Ku yindi ngingo, yigishije kwaguka kw'amategeko y'Imana mu buryo bwimbitse, arwanya kwera kw'inyuma gusa. Ubwo ni Matayo 5:27, aho yavuze ngo, mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njye ndababwira ngo nureba umugore w'abandi akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. We yari ashaka ko amategeko y'Imana abantu bayubahiriza bibakomotse ku mutima, atari ibyo kwishushanya kw'inyuma gusa. Ni nako byari byarahanuwe ko ayo mategeko azongera gushyirwa mu mitima y'abantu, bakayamenya, bakamenya Imana, bitabaye ngombwa ko hagira ubatungira agatoki. Ku ngingo iheruka ni uko Yesu yasohotse agatandukana n'idini. Ibi byanditswe muri Matayo 23, ibi byanditswe muri Matayo 23 umurongo wa 38. Nyuma yo kubaburira, ababwira byinshi, abereka ishyano bazagusha bitewe no gutandukana n'ukuri kwimbitse kw'ijambo ry'Imana, bamwangiye. 38 arababwira ngo, dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Iyi yari inzu y'Imana. Igihe cyose yakorerwagamo iby'Imana, iby'Imana bigahabwa agaciro, Imana ikahabonera icyubahiro. Ariko uhereye umunsi bari birukanyemo uyu mwana w'Imana, ukuri kwe ntiguhabwa agaciro. Dore uko byagenze mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, icyigisho kivuga uko nyine ngo muzabona ishyano abafarisayo. Harimo ijambo riri ku rupapuro rwa 618 mu Gifaransa. Ni icyigisho cya 37, ahahera hacyo haranditse ngo, c'est ici la rite qui précède la séparation. Ni igihe yari amaze kuvuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, ni kangahe nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo, ntunkundire. Niho yavuze ati, rero birarangiye, iyi nzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ngiyi intambara yabanjije gutandukana kwe. Le cœur de Dieu lui-même semble se répandre dans cette lamentation du Christ. Byasaga nk'aho n'umutima w'Imana ubwayo wumvikanira muri ayo maganya ya Kristo aririra Yerusalemu. C'est la Dieu mystérieux de l'amour divin si près de longanimité. Yari abasezeyeho mu buryo burimo amayobera akomeye, ariko y'urukundo rw'Imana rwuzuye imbabazi n'impuhwe. Pharisiens Sadducéens étaient également muets. Abafarisayo n'abasadukayo bari bumiwe. Jésus l'appela ses disciples à se préparer à quitter le temple. Kristo yibutsa abigishwa be ngo bitegure basohoke mu rusengero. Non pas comme vaincus chassés par des adversaires, ntabwo bari bagiye gusohokamo nk'abatsinzwe baneshejwe n'abanzi babo, mais victorieux de la rite et ayant achevé son œuvre. Ahubwo basohotse nk'abatsinze urugamba, nk'abarangije umurimo wabo, nk'abanesheje intambara. Ndamanuka hepfo. Igihe yaririraga uyu mugwa wa Yerusalemu, jusqu'à ce moment-ci, il avait appelé le temple la maison de son père. Kugeza ubwo ruriya rusengero rwitaga inzu ya se. Mais à partir du moment où le fils de Dieu aurait franchi ce murailles, la présence de Dieu se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Ariko uhereye umunsi umwana w'Imana yari asohotse mu nkuta zarwo, ubwiza bw'Imana bwari busohotse by'iteka ryose muri iyo nzu yari yarubakiwe guhesha Imana icyubahiro. Désormais, ces cérémonies perdaient toute signification, ces services devenaient une dérision. Uhereye uwo munsi imigenzo yakorerwagamo yose nta busobanuro yari igifite, imirimo yakorerwagamo yose yari ihindutse imfabusa. Burya ibyamwo byahabwaga agaciro ari uko Yesu ahawemo agaciro. Bana b'Imana muteze amatwi, Yesu rero nawe yari umugorozi, asoza asohotse, kuko abo yagororaga ntibigeze bacira akari urutega ukuri yabamenyeshaga. Mu badukurikiye mwese, muri iyi nsanganyamatsiko tuzakomeza kwiga ivuga itorero ku kibanza cy'intumwa, turi kwibanda cyane ku kagingo kavuga amateka y'ubugorozi kagikomeje nako. Reka tubabwire tuti mukomeze mukurikire, mumenye amateka y'uko byagenze, nibyo bizadufasha kumenya aho duhagaze muri uyu munsi wa none, duhereye ku byabaye kera, kuko byandikiwe kutwigisha no kutubera akabarore twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe. Ngaho mwese Imana ibafashe kandi bishimire, twunguke ubumenyi buzadutere guhagarara neza muri iyi minsi by'Imana byavangavanzwe. Imana ibashoboze
mu izina rya Yesu. Ngaho aho muri, reka twese dusoze dusenga. Urakoze mugaba w'amahanga, ijambo ryawe ry'umwuzuro urariduhaye, uduhe ubumenyi kandi uduhe imitima yakira, izashyire no mu bikorwa, duhagarare neza mu rugamba ruheruka rw'iby'umwuka, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.